ndacyashima nsingiza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, Imana yo ikimpije akakuka kugira ngo dukomeze tuganire, kugira ngo dukomeze twibukiranye aya magambo adufasha kugira ngo dutegure iherezo ryacu rizabe ryiza, dusabira Imana Muhammad salawatullahi wassalamu alayhi. Bayisilamu, Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi mu gitabo cye Ad-Da'u wad-Dawa akomeje atwereka ahadithi zitera igishyika, zitera ubwoba. Ahangaha noneho agarutse ku zindi hadithi ku bigendanye n'ibihano by'abanywi b'inzoga. Nibyo koko birakwiye, kubera ko urubyiruko rwacu, abana bacu bakuriye mu bigo bitari bya Kisilamu, ibigo by'amashuri, babana n'abakristo bimwera ayo mayoga, bamaze gufata iki cyaha nk'icyaha gisanzwe, nk'icyaha cyoroshye imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Inzoga zimaze gufatwa nk'amaji, kugeza ubwo bigeze naho abayisilamu batangiye kuzakiza abantu batari abayisilamu mu makwe, mu birori n'ibindi byose bitandukanye. Ariko maskini, twibuke ko urwishigishiye ararusoma. Twibuke ko byanze bikunze aka gaciro turimo duteza idini ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala turica amazi, tugaragaza ko twe tumaze kuba modele cyangwa se twe tumaze gutera imbere, tuzayibazwa n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ngaho ama birthday, iminsi mikuru y'amavuko idafite ishingiye mu idini ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, abantu bagize ibyishimo bihoraho bibashoboza gufungura ibindi byishimo bishingiye cyangwa se ibindi byishimo byazirijwe n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, harimo ubusambanyi n'ibindi nkabyo. Allah, uyu ntabwo ari umwanya wo kuvuga kuri birthday, ariko reka dukomeze turebere hamwe izi hadithi ku bigendanye n'abishwe n'amayoga. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam iratubwira muri hadithi ya Abdullah ibn Amr ana nabii sallallahu alaihi wasallam, intumwa y'Imana igira iti: man taraka salatan, uzareka isala imwe, uzacikwa n'isengesho rimwe. Ni bangahe amanama, ni bangahe akazi, ni bangahe ubuzima twirirwamo? Ahangaha none intumwa y'Imana iratubwira iti: man taraka salatan sukran marratan wahida, uzareka isala imwe ikamucaho bitewe no kuba yasinze, ikamucaho bitewe n'inzoga yanyowe inshuro imwe, fakannama kanat lahu dunya wama alayha fasulibaha, uwo azabahuye n'ibyago, uwo ni nkaho yabatunze isi n'ibiyirimo byose, noneho akabihomba byose. Uburemere bwo gucikwa n'isala imwe bitewe n'uko wasinze, bitewe n'uko wayiretse kuko wanyoye inzoga, bingana nko kuba wari utunze isi yose n'ibiyirimo, noneho wabyuka mu gitondo ugasanga byose byayoyotse. Bayisilamu, iyi si nta kimaze, iyi si nta gaciro ifite, nubwo se tuyirukaho. Imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ifite agaciro kangana nk'ibaba ry'umubu. Murebe ku maraka abiri mato magufi, amaraka abiri dusari ya sunna ya salat al-fajr. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam itubwira ko ingororano z'ayo maraka abiri gusa khairu dunya wa ma fiha, afite agaciro kurusha isi n'ibiyirimo byose. Kalima, ijambo rimwe, kuvuga la ilaha illallah, bifite agaciro kurusha isi n'ibirimo byose. Noneho wowe uretse isala imwe bitewe n'ibisindisha cyangwa se n'indi mpamvu yari yose yatuma iyo swala igucika. Allah, abantu izi hadithi tuzivuga rimwe na rimwe ntibabishyira ku minzani. Iyo umuntu atunze ibya mirenge, ari umukire, akabyuka mu gitondo ibyo byose byahiye, buri muntu wese aza kumuha pole. Ariko ni bangaye bahereza bagenzi bawe pole bitewe n'uko iswara zabaciyeho?
umwana warareka iswala umureba, umugabo akareka iswala umureba, umugore akareka iswala umureba, mukabana ukamubeshya ko umukunda, uzi ko azajya muri jahannama ukajya mu ijuru. Bite ibi bintu murumva twabishyira ku minzani dute? Rasul sallallahu alaihi wasallam agakomeza muri hadith agira ati ومن ترك الصلاة سكرا 4 مرات, naho uzareka iswala bitewe no gusinda akareka iswala enye, kana haqqan ala Allah an yusqiyahu tinatil khibar, uwo nguwo nta kabuza yasezeranijwe ko azahabwa ku mutobe, azasukirwa tinatil khibar. Nuko baramubaza wama tinatil khibar ya Rasulullah, iyo tinatil khibar niki ya Rasulullah? Arabwira ati usaratun ahli jahannam, ibisigarizwa, ibikomoka mu mibiri y'abantu bari muri jahannam, amashira, ibyuya bikomoka mu mubiri y'abantu bari muri jahannam. Fana'udhu billahi min dhalik, Allah subhanahu wa ta'ala abiturinde. Iswala imwe, iswala enye umuntu aretse kubera gusinda, bibaye impamvu yuko azagaburirwa umutobe w'amashira y'abantu bari muri jahannama. Fana'udhu billahi min dhalika. Izi hadithi zumvishe mugenzi wawe ukunda, wa wundi wayogojwe n'amayoga. Indi hadithi nayo iratubwira iti man shariba al-khamra marratan lam yaqbal Allahu lahu salatan 40 sabahan, uzanywa inzoga inshuro imwe, uzanywa inzoga inshuro imwe, lam yaqbal Allahu lahu salatan 40 sabahan 40 yawman, Allah subhanahu wa ta'ala ntazamwakirira iswala iminsi 40. Azasari ariko iswala ze zitakirwa. Nam, iswala abategetswe kuzisari, niyemere no kuzireka, kubera ko iyo aziretse icyo gihe igihano kiba ikindi kikanaremera kurusha ahangaha. Ariko niba kunywa intama imwe y'inzoga biba impamvu yuko Allah subhanahu wa ta'ala akuvana mu bayakirira amasengesho yabo iminsi 40, kuki utazireka? Ahubwo se murabona bikwiye ku Muislamu usari kunywa izi nzoga? Harya ngo utemeye gusangira nabo bakire ayo mayoga, ntabwo bashobora kukwigisha cyangwa se ntibashobora kukuzamura mu myanya, cyangwa ntibashobora kuguha akazi. Ahubwo se ako kazi ko ubonye kubera amayoga, kubera ameza y'amayoga, kubera ameza ateretseho inzoga, ako kazi urumva ibyo uzakuramo ukabigaburira umwana wazakubera umugisha? Ko niyo mpamvu abana batunanira. Umwana uramugaburira ukamugaburira riba, wamara kumugaburira riba akakubera indaya, akakubera umunywi w'inzoga, akajya gukubita buri joro. Kubera iki? Kuko wamugaburira ibidafite baraka. Bayisilamu, iyi hadith nkuko Sheikh wanjye Abdurrazaq al-Badr hafidhahullah yayisobanuraga, yamaye kwibuka ku kibazo abayisilamu bakunze kwibaza. Rimwe na rimwe umuntu isengesho rishobora kumucaho. Ese igihe isengesho ryaguciyeho ukora tauba gusa bikarangira, cyangwa ahubwo urarisari kabone niyo wabuzi ko Allah subhanahu wa ta'ala atari buze kuryakira bitewe nuko ryaguciyeho wenda iri mu manjwe cyangwa se mu bintu bidafite akamaro? Urugero, umuntu ashobora gutaha yagera mu rugo agasanga atasenze isengesho rya lasiri kandi yamaze kujya muri maghrib, yigishwe yuko iryo sengesho kuri senga Allah subhanahu wa ta'ala ataryakira. La, isengesho urarisari ukazabazwaho kuki warisaye nabi, aho kugira ngo urireke ubarwe mu bantu baretse isengesho rimwe, cyane ko isezerano ikidutandukanya hagati n'abatari abayisilamu ni iryo sengesho. Kurireka bishobora kuba impamvu yuko wandika mu bantu batari abayisilamu no kugaruka bikazagorana. Kuri iyo mpamvu hafidhu ala salawati, nituzirikane amasengesho yacu. Rasul sallallahu alaihi wasallam agakomeza atubwira agira ati fa in taba Allahu alayhi, uwo munywi inzoga iyo yicujije Allah subhanahu wa ta'ala aramubabarira.
Allah subhanahu wa ta'ala iyo wicujije ku cyaha icyo ari cyo cyose arakubabarira. Izi hadithi zirayibana na wa wundi upfa ataricuza. Mu mfu nabonye ziteye agahinda no kubona abayisilamu bapfira mu kabari. Fana'udhu billahi min dhalika. Allah subhanahu wa ta'ala aduherezo ryiza. Fa in aada, iyo yongeye agasubira muri za nzoga, lam yaqbalillahu lahu salatan 40 sabahan, nabwo Allah subhanahu wa ta'ala ntiyakira amasengesho ye iminsi 40. Fa in taba taba Allahu alayhi, iyo yicuje ko Allah subhanahu wa ta'ala arongera akamubabarira. Hadithi gakomeza igira iti fa in aada, iyo yongeye agakomeza kunywa izo nzoga, kana haqqan ala Allah an yusqiyahu min radghati al-ghabal, min radghatin al-khabali yawm al-qiyamah. Iyo yongeye Allah yamusezeranyije ko azamugaburira. Allah subhanahu wa ta'ala yamusezeranyije ko azamunywesha, akamunywesha amashyira y'abantu bo mu muriro wa jahannama ku munsi w'imperuka. Indi hadithi nayo ni hadithi dukesha Abi Musa radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man mata mudmina lil khamri saqahu Allah min nahril ghuta. Uzapfa yarayogojwe n'amayoga. Ikibazo cy'inzoga uzitangirira ku kirahuri kimwe ugira ngo inzira cyangwa se ugira ngo biroroshye, buhoro buhoro ugashiduka watwawe nazo. Man mata mudmina lil khamri, wa wundi uzapfa yarayogojwe n'amayoga, saqahu Allah min nahril ghuta, Allah subhanahu wa ta'ala azamunywesha mu mugezi wa ghuta, azamunywesha mu bikomoka mu mugezi wa ghuta. Qila wa ma nahari ghuta, turamubaza tuti uwo mugezi wa ghuta ni bwoko ki? Qala nahru yajri min furuji mumisati, n'umugezi uva utemba ukomoka mu bwambure bw'abagore b'abasambanyi, mu bwambure bw'abagore barindaya, mu bwambure bw'abagore bindaya. Yu'dhi ahli an-nari rihun furujihinna, ubwo bwambure mwumva bubangamira, bukabera ikibazo umunuko wabwo ubangamira abari mu muriro wa jahannama. Ibaze jahannama n'uburyo itwika, abari muri jahannama babangamirwa n'uwo mugezi wa ghuta, babangamirwa n'ibyo bikomoka binuka amashyira n'ibiki byose bikomoka mu bwambure bw'abagore b'abasambanyi. La ilaha illallah. Izi ahadithi turimo turazibwirwa na Rasul sallallahu alaihi wasallama, we urija ila sama, uwazamu ajyanwa mu ijuru kugira ngo yerekwe ibyo byose. Turazibwirwa na Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yantiqu anil hawa, utavuga bishingiye kuri hawa, udavuga bishingiye ku irari rye, in huwa illa wahyuha, ahubwo arimo aravuga ibyahishurirwa n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, sabe Allah subhanahu wa ta'ala ko yatwishimira, sabe Allah subhanahu wa ta'ala ko yatubabarira, akababarira nabo tubana nabo, abarinda ibi byaha bya kirimbuzi, abarinda ubusambanyi, abarinda kunywa amayoga n'ibindi byose bitandukanye. Sabe Allah tabaraka wa ta'ala ko yabishimira nanjye akanyishimira.